aho kugira ngo ujye kurana mama ninde wabuguhitiyemo ibyanjye na nyoko nkubyivangamo none se giye byanjye kushishaka kubyivangamo aho kugira ngo umwene rumasha nazagenda akundane n'imbwebwe cyangwa imbwa wuwu sibyo agomba kukurongora apfa kuzana ibihumbi magana atanu yababa we uranutse ngo njye ngo ndigusku oya ngo njye ngusku papa nawe ubwiye ngo gusyo ndakubwiye ngo excuse me dabesubiyemo n'izina ry'Imana njye ndigusku ndavuze induru ndakubwira ngo wanyicisha inzara none ngo ndavuze induru kandi marigari umaze kubyimba umaze kubyimba umaze kujya uvugisha ijinyori byose muvugiye aba mataba b'inzoga bica basomana bagira bate ndababwiza ukuri papa sava ndazimura nkajajwa ntago mwagera mu rugo bityo muvuzabitabaranze mama ya Mungu jewe kuri jewe ndajajwa nkazimura ibanga nico nibagirwa gukinga gakubwe n'umuruko nikajajwara ngo iki ubu nuko ibyo twavugiye aha ngaha byose ugiye kubijyana ariko mwaje hano kugira ngo tumenye nta soni papa sava ufungwa umunwa wawe cyangwa ko karimi kawe ugakata ukajyana muri we cyangwa umuntu ugenda utunge ko subwo muri aba pasitari mutukana amagambo twabanigana mwembi tukabashwiragiza umva twumvikana papa sava ibyo nihanya bikagera hanze umenye ko ako karimi nzagakatisha akayushyu wiza n'amahirwe shiramo kabiri shiramo rimwe shiramo are twagiye shiramo nkwereka ufite ubwo wowe rukundo rwanjye munezero nkunda mugore wankunze kuva kera cyane nzagukunda nzagutetesha nzagutonesha nturire ntubure ntubabare ntushavure mahoro yanjye kuva kera cyane uzamora impande uzamora hafi uzahora ibiki guseka uyu munsi ndashaka kuganira n'abasore niko mwabasore umukobwa uteka sate iyo mwajije umukobwa ngo suzi guteka ahubwo ko azi guteka ukomeza kubihakanya ngo izo nzara zawe ngo ukuntu usa umukobwa uteka sate niko afite karoti ku matwi se afite tungurusumu ku mazuru se afite inyanya mu maso se ibishishwa by'igitoki se yikoreye ku mutwe umukobwa uteka sate niko mumbwire ajya ateka atanagumana amakakama mu ntoki cyangwa ajya ateka nk'umwari muzima akarabagira iyo suku asanga asa neza ariko ubundi mwasomye ibite byanyu aho urimo ibyanyu ibintu umukobwa uteka asa We had one student particularly, was called Labeja. He was terrible with question tags. One time he came to class and he was smart. The teacher said, "Wow, Labeja, you are smart." He said, "Aye, aye." The teacher said, "No, Labeja. Okay, I want you to add a question tag to the following statement. Okello is going to get mangoes." He said, "Okay." I add what? You add a question tag to the statement, Okello is going to get mangoes. He said, "Let him go." The teacher said, "No, Labeja, what's wrong with you? Don't you know English?" He said, "I know." Said, "Okay, the same statement, Okello is going to get mangoes. Reconstruct the sentence without changing the meaning, but beginning with the word mangoes." Labeja said, "But that is simple. Mangoes. Okello is coming for you." Have you ever met a very fine lady when you're with your wife? I'm talking to the gentleman. She's coming like this and you're going like that. Your wife is here holding your hand. You look at her, you say, "God, why?" ariko makuru turanakomeye ubu nicyabaye deshire abagabo bamenyera wo wajya kumenyera cyakora murakomeye kandi ni wowe tumamenyera muyarya mwakorera umva giye dukandukanyije mu projet zanjye kunyuma bane bose bakakurgishe n'umwe ava undajya